Itondere abo wita inshuti zawe, kuko abakumwenyurira nibo bagusebya. Mu mwanya muto muba muri abagenzi cyangwa muri inshuti. Ugomba ndimo ndagerageza kumvikanisha abarundi n'abanyarwanda, kuko rimwe na rimwe hari igihe tuvuga ikinyarwanda abarundi bakumva irindi jambo, cyangwa se twavuga ikirundi abanyarwanda bakumva irindi jambo. So rimwe na rimwe hari igihe ngerageza kugira ngo abarundi n'abanyarwanda twese twumvikana. So abo twita abagenzi cyangwa inshuti rimwe na rimwe nibo baduhemukira. Ni ukumenya abo twita inshuti cyangwa abagenzi, kuko ugutwengera cyangwa ugusekera ni uguhemukira, kandi aguhemukira arimo aratwenga. Nagize inshuti nk'izo kenshi, cyane cyane nkibyara. Hari umurundikazi nari naramufashe nka petite sœur, mufasha kira kitu. Batwitaga ngo turi amahasi, kuko twaragendanaga cyane hano muri Canada. Ariko niwe muntu wampemukiye mu buzima. Yarampemukiye mu buryo, ariko naramubabariye, nta kibazo mfitanye nawe. Twaba turi kumwe akanyereka ko ari we nshuti yanjye mfite mu isi no mu ijuru. Yaba ari kumwe n'abandi akaba ari we ugenda avuga amagambo, amvuga uko yishakiye. Aramvuga kugeza n'aho yavuze ngo ndwaye sida, kubera ukuntu nari narahunze cyangwa se nari narananutse kubera ibibazo nari ndimo ndacamo. Umuntu araza arambwira ngo kanaka yaramubwiye ngo ndwaye sida. Abantu benshi bakabyemera kubera ko twaragendanaga cyane kuruta n'impanga cyangwa se amahasi. So abantu bakabyemera ko ari byo. Umuntu yaza kubimbaza agiye kubera ntakunda ibintu by'ubusutwa n'amagambo, nkamubwira nti kurya ari muganga wanjye azabereke na preve yabyo. Ubwo rero nshuti zanjye, menya uwo mugendana uwo ari we, kuko hari benshi bigira intama kandi ari ibirura. Hari abantu benshi bagutwengera, wamara kurenga umwango cyangwa umuryango bakaba ari bo batangira kukuvuga ku matelefone, bakaba ari bo batangira kugutaranga. Ntukagire ubwira ibyawe byose, kuko abo ubwira nibo bagenda bakuvuga hirya no hino. Ugasanga ubwiye umuntu ikintu, ejo undi muntu araguhamagara akikubwiye, kandi ntacyo wigeze umubwira. Ubu byanyigishije byinshi. Nta bantu ngendana nabo. Abo ngendana nabo ndabazi. Ni ba bantu bantera inkunga akavuga ati nyura aha, kora gutya, utera imbere bigenze gutya, reka ngufashe. Nibo bantu ngendana nabo. Abantu bandebera future yanjye, muri make apana bandebera, abamfasha gutera imbere, apana abansubiza inyuma. Nibo ngendana nabo ubu ngubu. Yaba ari umunyarwanda ushobora kunteza imbere, yes turagendana. Ariko ushobora kunsubiza inyuma akajya ahora anyibutsa ropase yanjye, ibyo navuze, ibyo nanyuzemo, ndimo ndakira inkovu zabyo, mpita ngiraho stop yanjye hagati nawe. Nibishoboka yenda nzasigana n'abanyamahanga cyangwa abazungu, vrema ntihazagire ubindenganyiriza, kuko nimbona ari bo banteza imbere cyangwa se bamfasha gutera imbere, bashobora kumbwira ati kugira ngo ukire inkovu yawe nuko byagenda gutya, reka ngo ushakire aho bashobora kugufasha kabisa, niko nabigenza cyane ko nzabigenza. Nakugira inama rero nshuti zanjye, menya abo mugendana nabo abo ari bo. Ugutwengera wese ntabwo ari we nshuti yawe, kuko bose baratwenga, ariko bamara kurenga umwango telefone zikarubona bagatangira kukuvuga.
bakayishyiramo umunyu n'urusenda n'ibirungo byose n'ibyo utavuze, bakajya kubwira abandi bantu ngo waravuze ngo ibi ugasanga batangiye guteranya n'abantu. Ubu nta bantu ngendana nabo, mumbabarire kabisa, si uko nanga abanyarwanda, barambabaje bikwiriye ariko narabababariye, ariko rero mbababarira a distance, kuko iyo mbonye umuntu arimo aransubiza inyuma nshaka moving forward cyangwa gutera imbere, je m'excuse vraiment, ntabwo nshobora gukomeza, cyangwa se arimo aromora inkovu zirimo zirakira, niko nabyita. Ndakwinginze rero nshuti yanjye, menya inshuti ugendana nazo, yenda abo badamu mugendana nibo barimo baragusenyera, cyangwa se simbizi, biba ari byinshi mu mutwe ibyo nshobora kuvuga, ariko rero menya uwo ugendana uwo ari we. Abo wita abagenzi cyangwa inshuti nibo bagusenyera kandi batwenga. Sawa, Yesu abagirire neza, ndabakunda ntimushobora kubyumva. Merci kandi ku bantu basharinga amavideo, subscribe zirinjira buri munsi, merci. Mumfashe, anniversaire yanjye ni 26 z'uku kwezi, ndashaka kuzaba mfite at least 1000 subscribe, aba subscribe 1000. Mumfashe, uwo ni anniversaire yanjye, nshaka kuzaba celebratinga kabisa, kubona mfite anniversaire yanjye nkaba mfite subscribe abantu 1000, vraiment bizanshimisha cyane. Mumfashe iyo ntego nzayigereho, niyo ntego mfite kabisa, 26 z'uku kwezi kwa 10, niyo ntego mfite, kuzaba mfite subscribe 1000. Merci kandi abakunda, umwami abagirire neza, abahezagire. Sawa rero, naho muri video itaha, bye for now.